Uyu mukecuru witwa Mukakarekezi Floromina utuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bukure mu kagari ka Karenge yari afite inzu iza gusenywa n'imvura. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bukure bumwemerera kumukodeshereza inzu, ariko ngo umurenge wanze kwishyura ba nyir'inzu, ibituma ahozwa ku nkeke na ba nyir'inzu bamutegeka kubavira mu nzu. Ikibazo rero kinkomereye nuko njyewe aho ndi hano banze kwishyura bene inzu, kandi uko banga kubishyura nibereye aho gutyo. Nahabwaga amafaranga yo kwa muganga, yo kwivuza kwa muganga, none ayo bayinkuyemo. Murebe ukomeza uko bibasetse ukuntu uzashaka amafaranga ya mituweli, mpingira amafaranga 500 yonyine ndahinga. Ubu ntabwo duhuye mpingura n'agakoni kanye, n'ubu n'amafaranga ngenda cyafite ngayamba nkwambuye. Niya nakoreye ndakahanwa n'Imana yo mu ijuru, ndagira inzara ubayanga akagafuka, ubu ngiye kujya kuyahahisha. Uyu mukecuru ubeshejweho no guhingira amafaranga 500, bigaragara ko nta bushobozi afite kuko naho ari ubwaho ariko gasamba ashyiraho agashuka ubundi akaryama. Abaturanye nawe nabo baramutabariza bakavuga ko kutishyurira inzu uyu mukecuru bigaragaza imitangire mibi ya serivisi nabo bahabwa. Ndamusabira ubufasha kuko niba leta yaremeye kumwubakira ikabita bishyira mu bikorwa, ubwo urumva ni ikibazo gikomeye. Ntabwo amafaranga bayabuze. Buriya n'izira serivisi zitari kugenda neza, ariko nibamwubakire muri kiriya kibanza cye n'ubundi aragifite kandi barihe na hano ari, kandi urabona ntafite n'amikoro. Mu gahinda afite kanagaragarira amaso, uyu mukecuru aratakambira umurenge kugira ngo wishyure nyir'inzu, ariko ngo nawe yubakirwe kuko yabyemerewe. Mwambabare mukampa ubufasha mukanyubakira mukishyura n'abavandimwe ndi hamwe nabo. Iyo ubona ujya mu nzu y'umuntu ukayimaramo amezi 2 ukagera mu kwezi kwa 3, nyirayo ko ahita kureba y'ingwe, mwambabariye nanjye ko ndi umuntu. Rwitare Lambert, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bukure, wemera ko umurenge urimo ideni rirenze imyaka 2 nyir'inzu, yabwiye TV na Radio 1 uko bagiye gukurikirana iki kibazo. Kuri iki kibazo twaginohereje timu arasurwa. Twasanze rero hari amezi ngo yishyuriwe mu myaka, ubwo muri amezi yandi asigaye atarishyurwa. Ubwo turakorana n'inzego zibishinzwe, dore ko byanze bikunze nubwo umurenge ariko ntiwugeramo, ariko hari inzego zibishinzwe zihita zikurikirana. Ikijyanye no kumwubakira byo byaba bigeze he? Kumwubakira mwaka utaha nawe azagerwaho yubakirwa. Uyu mukecuru yemerewe gukodesherezwa n'umurenge wa Bukure mu myaka 3 ishize, gusa umurenge wishyuye nyir'inzu amezi 10 gusa, bivuze ko umurenge urimo ideni ry'imyaka irenga 2 nyir'inzu, ibituma uyu mukecuru inzara imurya ikamufatanya na ba nyir'inzu bahora bamubwira ko agomba kubaviraho. Leonce Tuyizere, TV1 mu karere ka Gicumbi.